kwa muganga uri kumva bitazashoboka ko yakira, ariko ibyananiye abadogiteri hari Imana yo mu ijuru. Iyo Mana yizere, ni Imana ibasha gukiza, ni Imana ibasha gukuraho uburwayi bwananiye abaganga, bwananiye abana b'abantu. Ijambo ry'Uwiteka rirambye ngo ni Imana ibasha kubohora. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana igira neza. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu, uwo mureba kuri kamera muvuga butumwa Imana ihagurukije muri iyi minsi kubwira abantu inkuru nziza Yesu Kristo. Alphonse turakwakiriye. Imana ibaho umugisha. Yego. Nagira ishimiye kubana namwe kuri iyi channel Philadelphia. Imana ishimwe kubw'uyu munsi yongeye kongera icyizere cyo kubasha kugaburira ijambo ry'Imana. Imana ibamere umugisha namwe. Urakoze, reka tugusengere. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, uyu ni umukozi wawe wararitse, ugashima yuko uyu munsi adusangiza ku byo wamushyize ku mutima. Turamusengeye, tumushyize mu bise by'amaraso ya Kristo, duheje imbaraga zose zitavuga Imana. Ubwami bwose butari ubw'Uwiteka turabushenye, imbaraga z'Imana zitwika, umuriro w'Imana ukongore. Tumuteretse mu bise by'amaraso ya Kristo, reka wongere umukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Abarwayi bamukurikira bakire, turabizi ko ari umuhanuzi uhagurukije mu gihe gikomeye. Mana reka vuga abwirijwe nawe. Urakoze Mana, urakoze ko abarwayi bari bukirira imbere yawe, abagukurikirana bumva ijambo ryose rirabakiza. Uhumure impumye, uvura abarushye, abafite imvune zo mu mitima bose bakira ukuboko kwawe. Urakoze kubyumvise, tuguhaye karibu n'ikaze Mwuka Wera kugira ngo dushoboze ibyo tutabasha gushobora. Ni mu izina rya Yesu, amen. Alphonse turakwakiriye. Amen. Ikaze na karibu. Urakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Yesu nashimwe. Shimye Imana kugira neza kwayo. Shimye Imana kubw'uyu munsi, ashimye ko nongera kuboneka imbere y'abankurikira. Ndi umukozi w'Imana, Mana yashyizwe mu gihe nk'iki ngiki, abakunda kunkurikirana. Imana ibamere umugisha kandi dukomeje kubana kuko ni igihe cyo gukora, ni igihe Imana imagurukije mu gihe nk'iki ngiki. Nanjye kandi ndabyishimiye, kandi nanjye ndacyakomeje urugendo. Shimye Imana rero yamaye ijambo nza kubagezaho. Ni ijambo rivuga ngo uyu munsi Imana irakubohoye. Burya Imana kenshi na kenshi ibohora umuntu aruboshye. Imana ibohora umuntu wari uri mu ngoyi. Kuba Imana ivuze ngo uyu munsi irakubohoye, nuko hari aho ubohewe. Yesu nashimwe cyane. Nuko hari aho ubohewe, Imana ritegereje ibona ko byanga byakunda hari abantu baboshye. Irangije iravuga ngo rero ninze mbatangarize ko igihe cyo kubohorwa ari iki ngiki. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kubwiriza ariko uboshye, ushobora guhanura ariko ukiboshye, ushobora gucuruza ukiboshye, ushobora kuba general ariko ukizute ukiboshye. Ariko Imana irambwiye ngo noneho rero uyu munsi dute Imana irakubohora. Nkuko turi busome mu ijambo, Imana yambwiye rero ngo iki ni igihe cyo kugira ute cyo kubohora abantu bayo. Iki ni igihe cyo kubohora abantu bagite baboshye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya. Tubanze tubirebe mu ijambo. Yeremiya ibice 40. Yeremiya ibice 40 turasoma umurongo wa 4. Twumva icyo Uwiteka avuga mu ijambo. Yeremiya ibice 40 turasoma umurongo wa 4. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo rorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona akunogeye abariho ujya. Kanongere subiremo. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyana iyo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona kunogeye abariho ujya.
twongere dusome irindi jambo ritoya ritari rinini dusanga muri Nahumu, ni igitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere wonyine, ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko munyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Kanongere subiremo, ni ijambo ryiza cyane rigomba kuguhumuriza mwene data. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Imana ibaho umugisha. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana dusomye muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4, navuze ngo noneho rero. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko wagerageje kubohorwa cyangwa se ugasenga igihe kinini, ariko nubwo wasengaga ugasenga ukiboshye, ariko Imana iravuze ngo noneho. Bishatse kuvuga ngo nakakanya, nagwa rejo cyangwa se mu cyumweru gitaha, nta nubwo mu kwezi kugiye kuza cyangwa mu wundi mwaka, ngo noneho rero. Bishatse kuvuga ngo n'uyu munsi cyangwa kano kanya, ngo ndakubohora ngo ukuraho iminyururu yari kuboshye iki, yari kuboshya amaboko. Nkuko natangiye mbivuga, ushobora gucuruza ariko ukiboshye. Haleluya. Ushobora kubwiriza ubutumwa nubwo uri umushumba, nubwo uri umuhanuzi, nubwo uri umuvugabutumwa, ariko ibyo byose ukabikora ukiboshye. Ariko ijambo rirambwiye ngo noneho uyu munsi Imana irakubohora gukuraho iminyururu yari kuboshya amaboko. Yesu nashimwe cyane. Birashoboka ko hari ikikuboshye. Ibintu biho umuntu ni byinshi mwene data. Ushobora kuba uboshywe n'uburwayi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Uwiteka rikujeho kano kanya, yuko uyu munsi Imana igize ikubohoye. Uri mu ngoyi y'uburwayi, uburwayi burakuboshye, ntacyo uri kubasha kwigezaho bitewe ikigeragezo urimo cy'uburwayi, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana ikubohoye iyo ngoyi y'uburwayi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data, birashoboka kuboshye ariko utarubizi, ariko ijambo rirambwiye ngo uyu munsi ni Imana ije kukubohora, igukureho iminyururu. Birashoboka ko ucuruza bikanga, uwo ni umugozi nawe ukuboshye, ariko Imana igiye kukubohora, biratangira bigende, kuko Imana yaje kukubohora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Birashoboka kuboshywe ukabohwa n'iki n'ikigeragezo cy'umutware cyangwa se umugabo wawe, ariko ndagira ngo ngutangarize yuko ijambo rivuze ngo uyu munsi ntabwo ari ejo bundi. Urasenze biranga, urasenga ngo urebe ko yahinduka biranga, urasenga kugira ngo urebe ko watera imbere biranga, ariko ijambo ry'Uwiteka rirambye ngo uyu munsi Imana ije kukubohora, tangira utera imbere. Uyu munsi Imana ije kukubohora, umugabo agiye kwakira agakiza, kuko Imana yurukiye kugira kubohora imigoyi yari ikuboshye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, wowe urukumva uboshywe n'ikigeragezo cy'umugore, waramushatse, ariko nubwo wamushatse nawe ni iyindi ngo yikuboshye, mugerageza gutera imbere bikanga, ariko ijambo ry'Uwiteka rivuze ngo iki, riravuze ngo Imana ije kukubohora. Muri uko kubohora rero urugo rwanyu rugiye gutera imbere, muri uko kukubohora ibitakundaga bigiye gukunda, muri uko kukubohora ibitemeraga biremeye, kuko ijambo ry'Uwiteka n'uyu munsi ryururutse yuko Imana ije kukubohora ikagukuraho iminyururu yari kuboshye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, wowe wagerageje gukora biranga, ariko ntiwagira icyo ugeraho, ni gutera imbere biranga, ariko ijambo ry'Uwiteka rirambwiye ngo nkubwire ngo Imana ije kukubohora. Tangira utera imbere, tangira ukore bikunde, tangira ucuruze byemere, kuko Imana yerurutse, yaje gutanga ihumure, yaje kubohora abantu b'Imana, yaje kubohora abantu bayo, yaje kubohora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo rirakomeza riratubwira ngo noneho rero nubwo nkubohoye ngo ari kugana i Babuloni, ngo niba ushaka ko tujyana ngo uze tujyane. Bishatse ngo Imana iyo ikubohoye biba ngombwa kugendana nayo. Haleluya. Icyo ni icyitonderwa. Birashoboka ko Imana iri bukubohore koko, uko ni ukuri, ariko mu kukubohora mbese urakomeza ugendane nayo. Muri uko kukubohora urakomeza usenge, muri uko kukubohora urakomeza uyiringire, muri uko kukubohora urakomeza ugira ibihe byiza byo gusabana nayo. Yesu nashimwe. Mwene data, nubwo Imana ije kukubohora hari icyitonderwa. Irimo iragana i Babuloni, niba ushaka ko mujyana uze mujyana, izakugirira neza. Haleluya.
irakubohoye uratangira ucuruza, uko ni ukuri uratangira ucuruza, ariko mu gucuruza birasaba kugira ute ugucuruza uri kugenda nayo, uri mu mwanya mwiza w'ubusabane nayo, uri mu mwanya mwiza wo gusenga, ukakomeza ukayiringira, ukakomeza ukayizera. Yesu nashimwe, kuko nabigambire kugira ute kukugirira neza. Haleluya. Mwene data, mukobwa, musore, mugabo, Imana ije kukubohora. Mukobwa ndagira ngo ngubwire, upfushije ubukwe burenze rimwe, upfushije ubukwe burenze kabiri, ariko Imana irambwiye ngo uyu munsi ije kukubohora. Tangira ukora ubukwe, tangira winjire mu mushinga w'ubukwe, kuko Imana ije kukubohora, ije gukuraho iyo minyururu yatumaga udakora ubukwe ngo bwemere, yatumaga batakurambagiza ngo bikunde, yatumaga bakubenga, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana ije gukuraho iyo migozi. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikanesha inzira yawe, ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba uboshye umutima. Tayawa ya Sansoma Rezekire rerevodo tayawe. Ndagira ngo ngubwire mwene data, hari ibikuboshye biri gutuma utagira ikintu ugeraho, hari ibikunanije, hari ibikugoye, hari ibiri kukurushya bigatuma udatera intambwe, ariko ijambo dotayi Sansoma rirambwiye dotayawa ya Rezekire, iki ni igihe cyawe cyo kubohoka, iki ni igihe cyawe cyo gutera intambwe, iki ni igihe cyo guhumurizwa, iki ni igihe bagambiriye ko nta kintu uzageraho, ariko Imana ije gukuraho iyo ngoyi. Haleluya. Harangije arakomeza araririmba ngo uzaze uca uwo mugozi uzabuboshye iki, uzabuboshye umutima, ngo nanjye nezezwe no kubona uko ngira ute ngukorera. Yesu nashimwe cyane. Umva umuntu ubohowe n'Uwiteka abona uko akorera Imana, umuntu ubohowe n'Uwiteka apanga ubukwe bikemera, umuntu ubohowe n'Uwiteka ajya mu kazi akakamara mw'igihe, umuntu ubohowe n'Uwiteka bavuga ko nta kintu azigezaho atangira gutera imbere, akabatera imbere babireba. Ijambo ry'Uwiteka ngo uyu munsi rero, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ibihe bigira samudi yabyo. Yesu nashimwe. Nawe uyu munsi ni samudi yawe, iyi ni samudi yo kubohoka. Waragerageje biranga, urasenga biranga, uriyiriza biranga, ariko ndagira ngo ngubwire ko Imana uyu munsi yagutekerejeho. Uyu munsi Imana ije kukugarukaho, ije kukubohora. Yabonye agasuzuguro bagusuzuguye, yabonye gutaka, yumvise gutaka kwawe, ireba gusuzugura bagusuzuguye, ireba uburyo baguciriye amacandwe, ireba imivumo bakuvumye, irangije iravuga ngo noneho rero menye neza ko igihe cyo kubohora bwoko bwanjye ari iki ngiki. Imana irangije irambwira ngo nze mbabwire ngo igihe cyo kubohoka ni iki ngiki, ariko nimumara kubohoka nimuzibagirwe Uwiteka, nimumara kubohoka mwakoze bikagenda, nimumara gutera imbere nimuzibagirwe Uwiteka, kuko Imana ni iyuruke kugira ute kubagirira neza, kuko iminyura riboshye ku maboko yanyu yatumaga mutakira, yatumaga mudatera intambwe, yatumaga mutagira aho mugera. Imana ije kugira ute kuyikora ku maboko. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twongera dusoma irindi jambo muri Nahumu ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza. Haleluya. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wumvishije ubutumwa igihe kinini kandi uko ni ukuri, usengera ahantu henshi uko ni ukuri, uriyiriza, ariko uyu munsi ndagira ngo noneho ibirenge byuzanye inkuru, mwuzaniye inkuru nziza. Haleluya. Uyu munsi mwuzaniye inkuru nziza. Komeza ibirori byawe, komeza ubucuruzi, kuko ijambo ry'Uwiteka ryakujeho. Komeza upanga ubukwe, kuko ijambo ry'Uwiteka ryururutse. Mwuzaniye inkuru nziza yo Imana ije gukora ibyo ngibyo byari byarananiranye. Mwuzaniye inkuru nziza yo Imana ije gusora ibyo ngibyo byari bidasobanutse. Mwuzaniye inkuru nziza yo ibyo idafitishije Imana ije kubiha ishusho. Mwene data, komeza ibirori. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe. Bishatse kuvuga ngo iki? Niba wacuruza gakomeza ucuruze, niba wasenga gukomeza usenge, niba wapangaga ubwo komeza ubupange. Birashoboka ko ubupanze bikanga, ariko igihe ni iki ngiki, kuko Uwiteka yagutekerejeho. Igihe ni iki ngiki, kuko Uwiteka aje kugutabara. Igihe ni iki ngiki, kuko dotayawa ya Sansoma Imana igukuyeho iminyururu, ibyatuma udatera imbere, ibyo ngibyo Imana ibikuyeho, ibyatuma udashaka, ibyo ngibyo Imana ibikuyeho, ibyatuma urugo rwawe rudakomera, ibyo ngibyo Imana ibikuyeho. Tayawa ya Sansoma Rezekire, abarozi bakurogaga abangaba Imana ibakuyeho. Tangira utera imbere, tangira utera intambwe, kuko Uwiteka akugarutseho kandi hari icyo akoze. Yesu nashimwe cyane. Komeza ibirori byawe rero. Niba waririmbaga komeza uririmbe, kuko Uwiteka aje kukugirira neza. Niba wahanuraga komeza uhanure, kuko Uwiteka aje kuguteza intambwe. Niba wabwirizaga komeza ubwirize, kuko Uwiteka aje dotayi Sansoma aje guhindura ibyanze guhinduka. Niba wayoboraga komeza uyobore, kuko Uwiteka Sansoma Rezekire aje gukuraho imigambi ya Satani. Yesu nashimwe cyane ngo kuko ababisha utazongera kubabona ukundi. Ije ni ijambo ry'Uwiteka riguzeho
kano kanya rije kugira ngo ubashe kugira ute kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwene data, papa, Imana ije kukubohora. Komeza ibirori byawe, Imana ije kukurengera. Komeza usenge, komeza wizere Imana. Nayo igutekerejeho, yibutsa amarira warize, yibutsa imisozi watereye, nayo irurutse kano kanya. Uyu munsi irurutse, yewe irakubohoye. Yesu nashimwe cyane. Minivare z'abana dore zirabonetse kuko Uwiteka arurutse. Yesu nashimwe cyane. Wiganyiraga wari warihebye ukavuga ngo abana bazajya ku ishuri gute, ariko ndagira ngo nkubwire ngo papa, Imana ikugarutseho. Imana hari ikiremye, ibitakundaga dore birakunze kuko uyu munsi urutiye kukubohora. Ibyatuma gutagira icugeraho Imana ibikuyeho kuko ijambo ry'Uwiteka rimbwiye ngo iki, ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, dore bikugezeho, dore urashimye, dore uteye imbere nk'abandi. Abagusuzuguraga, abari barakwanze, dore barakugarukiye kuko Uwiteka aje ku buzima bwawe, kuko Uwiteka ageze mu rugo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Mama wari mu ngoyi y'uburwayi, ariko Imana igukuye muri iyo ngoyi. Dore utashye iwawe, ugiye gusanga abana bawe, dore usanze umuryango wawe kuko Uwiteka agukuye ku ngoyi y'uburwayi, akuboho iyo ngoyi. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire wa munyeshuri we, humura uzayarangiza kuko ibyatuma gutiga biguteza umutwe mu gihe cy'ikizamini ukarwara amaso, ariko Imana iyo ngo yivanyeho, dore irakubohoye, dore urize urarangije. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire yuko ibirenge byuzanye inkuru nziza dore bigeze ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Wowe upfushije ubukwe, ndagira ngo ngubwire, yewe dore kurambagizwa kuraje kuko Uwiteka hari icyakoze ku buzima bwawe. Imivumba barakuvumye, dore Uwiteka yivanyeho, arakubohoye. Yewe dotayi sansoma rezekire revo dotaya, wowe wabonaga bitazakunda, wabonaga bitazashoboka kuko Uwiteka aje ku buzima bwawe. Yewe arakubohoye, dore birashobotse. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire, revo dotaya ni sansoma, wari ufite gondo kujya hanze, dore Uwiteka akinguye imiryango, ingoyi yatuma gutagenda, dore iyo migozi yariciye, dore urambutse, dore uragiye, ariko ntuzibagirwe tayawa ya sansoma. Niko Imana ivuganye nanjye, ntuzibagirwe. Uwiteka aje kukugirira neza kuko hari icyo dotayi sansoma aje gukora ku buzima bwawe. Dore baguteza amaso ndetse bagambira yuko utazagenda, ariko ijambo ry'Uwiteka rimbwiye ngo iki, uyu munsi ibirenge bizanye inkuru nziza, dore bikugezeho, dore ibyo bari bategereje, dore bakozwe n'isoni, yewe baramwaye kuko Imana ikinguye amarembo. Ngaho nukomeze, yewe nukomeze urugendo, tangira utegure urugendo rwawe kuko Imana ije kugira ute kugushoboza, kuko ibyitambikaga byose Imana ibikuye mu nzira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kuko ibyari biboshye umutima, ibyari bikuboshye, ibyatumaga urugendo rwawe rudakomeza, Imana ibikuyeho. Nawe uzanezezwa no gushima, uzanezezwa no kuvuga imirimo y'Imana, uzanezezwa no kugira ute no kumuhamiriza yuko ari Imana ikora imirimo, yuko ari Imana itabara, yuko ari Imana igira neza. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire, Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Nawe ugiye kuririmba yuko uyu munsi ari itangiriro ry'umunezero wawe, nk'uko umuririmbyi abiririmbye, ngo kugeza ubwo yageze ahantu heza cyane hamugiriye umumaro. Ndagira ngo ngubwire ngo nawe ugiye kujya uvuga yuko hari Imana ikora imirimo itangaza wabonye, ugiye kujya uvuga yuko hari Imana itabara nayo wahuye nayo, kuko Uwiteka yambwiye ngo aje kubohora imigozi yari iboshye amaboko yawe, yatuma gutakira, yatuma kutagira icyo ufata, ariko Imana irangije irambwira ngo inze mbabwire yuko ibabohoye amaboko, ingoyi zivanyeho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Meri Imana icyubahiro. Mwene data, ndagira ngo ngubwire yuko ibitakundaga birakunze kuko uyu munsi ari samudi yawe, kuko uyu munsi Imana yakutekerejeho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo Imana izakugaruka ifite imbabazi nyinshi, ngo ahubwo bizaba urubanza abantu bazakubaza ngo mbese Imana wayihaye iki? Nyamara nuko ntago cyo wayihaye, ahubwo nukubwa imbabazi n'urukundo rwayo, nuko yumvishe gusenga kwawe wasenze, nuko mu bicuku bya nijoro yakubonye, igihe wataga gukaniha, nuko amarira yawe yayumvishije, nuko amazi wasenze yabonye, nuko kwiriza ko yakubonye. Yesu nashimwe cyane. Imana ikugarutseho rero witinya, Imana ikugarutseho nukomere. Komeza ibirori byawe, komeza wandikisha abana bazabona minerivare, komeza dotayi sansoma rezekire rerevo dotayi ni sansoma. Business wari ufite ubwa bwo gushinga, yewe yishinga, Uwiteka araje kukushyigikira, Uwiteka aje kubohora ingoyi, akuye ibihombo ku buzima bwawe.
Imana uguteje intambwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ayo maguru yararaga kurya, Imana irakubohoye. Ayo maguru natambuke ajye guhimbaza Imana. Ayo maguru natambuke yewe ajye mu kazi. Ayo maguru natambuke ajye gukorera iby'umuryango wawe ukeneye. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire wowe maze igihe uri ku ngo y'uburwayi, Satani yarakuziritse aho hantu, warabuze urubyaro, ariko Imana irambwiye ngo uwo mugozi Imana irawuciye. Iyo ngo Imana yikuyeho, akira urubyaro mu izina rya Yesu, kuko ibirenge byuzanye inkuru nziza. Dore bitashe mu rugo rwawe, dore urugo rwawe murasetse, kuko Imana ikugarutseho. Akira urubyaro mu izina rya Yesu, akira guheka, akira gucikira. Taya wa ya sansoma Ezekire, rerevodo taya wa nini sansoma. Ijambo ryambwiye ngo iki, ngo mu gihe hazazira, ngo iyo gihe bose bazabimenya, kuko Imana ije nagucejeka. Imana yije abavandimwe barabimenya, Imana yaje bagusuzuguye barabimenya, Imana yije bakwangaga barakugarukira, kuko Imana yije nagucejeka. Imana ikugarutseho rero, tangira ushime, tangira wumve ko Imana nawe ikuzi. Ubwo wihebye wiganyiriye, wumva ko Imana yagutaye, wumva ko Imana yakwibagiwe. Papa ntabwo Imana yakwibagiwe, mama ntabwo Imana yakwibagiwe, mukobwa musore ntabwo Imana yakwibagiwe, ahubwo iyi niyo samudi yawe. Igihe cyawe kirageze ku buzima bwawe, igihe kirageze kugira ngo nawe ubone imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka. Muririmbyi no waririmbye yanje aravuga ngo mu rugendo rwacu dufite utwohereza umugisha kugira ngo tubashe kukumenya. Uwiteka ugiye kumumenya, ugiye kumenya ko ari Imana ikora ubukwe, ugiye kumenya ko ari Imana itanga akazi, ugiye kumenya ko ari Imana itanga urubyaro, ugiye kumenya ko ari Imana ikiza uburwayi, kuko ibyari bikuboshye Uwiteka bikuyeho, kuko ibyari bikunanije Uwiteka bikuyeho. Taya wa ya sansoma Ezekire, rerevodo taya wa nini sansoma. Ndagira ngo ngutangarize yuko ibihe wasuzuguwe, ariko Uwiteka bivunjemo ibihe byinshi cyane byo gushima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Igihe wamazurira, Imana ikivunjemo igihe cyo guseka. Tangira useke, tangira unezerwe, tangira nawe wumve yuko Imana ikuzi, Imana igufiteho umugambi, igufiteho gahunda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mana ni kabwe cyubahiro, ni Imana itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyi Mana twiringiye no mufasha utabura kuboneka. Wewe wartabaje Imana ukoze amasengesho y'iminsi 2. Imana irambwiye ngo dota yawe ya sansoma Ezekire yumvishije gusenga kwawe. Imana ije kurema igitangaza, kandi icyo gitangaza kirivugira. Abakwanze bagiye kukugarukira. Rerevo dota isansoma Ezekire, ndagira ngo ngubwire wowe rerevo dota urarudasinziriye. Imana iri kumbwira ngo ngubwire ngo guhaye bitotsi. Taya wa ya sansoma Ezekire, rerevo dota yawe nini rerevo. Imana igwaye ibitotsi rwose. Tangira usinzire nk'abandi, tangira wumva umunezero mu rugo rwawe, kuko Uwiteka ibyakutubuzaga ibitotsi, ibyo ngibyo Imana ibikuyeho, ibyagutwazaga igitugu, ibyo ngibyo Imana irabikubise. Yesu nashimwe cyane. Nasubije ijambo rimwe ngo izakubita ababisha bacu ndetse badukura imbere. Haleluya. Kuko wayikunze akaramata nikije kuguciriza, kuko wayitonyeho niyo mpamvu nawe yururutse, kuko wayibaye imbere niyo mpamvu nayo ije kukurengera. Taya wa ya sansoma Ezekire, rerevo dota yawe ni sansoma. Ndagira ngo nkubwire rere tayi sansoma Ezekire, wowe uri muri Canada ufite ikibazo kigukomereye, waburiye igisubizo. Imana irambwiye ngo ni Imana ije kugusubiza icyo gisubizo cyagutwaje igitugu. Ni Imana icyo ngiki ije kukigusubiza, kandi uzashime, kuko Imana mu minsi itarenze 3 ni Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Taya wa ya sansoma Ezekire, rerevo dota yawe ni sansoma. Uri ufite ikibazo cya visa, taya wa ya sansoma Ezekire, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana iyiguhaye, kuko dota isansoma Ezekire revo hari igihugu wari ushatse kujyamo byari byanze, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana ifunguye amarembo. Ni Imana ikuyeho uwo mutego Satani yari atambitse imbere yawe, ikuyeho uko kuriganwa. Dore uragiye. Rerevo dota yawe ni sansoma. Ndagira ngo nkubwire yuko ibirenge byuzanye inkuru nziza nawe bikugezeho, ibirenge byuzanye inkuru nziza nawe bigeze mu rugo rwawe. Mwene data, ndagira ngo ngutangarize yuko Imana wiringiye n'umufasha utabura kuboneka. Nawe arakwibutse. Ngaho tangira ushime, komeza ibirori byawe, komeza wiringira Imana, komeza uririmbe, komeza ubwiriza ubutumwa. Yewe mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko gukora k'Uwiteka kugeza ku buzima bwawe, gukora k'Uwiteka nawe kugeze kuri wowe.
urishimye, dore urashimye, dore uranezerewe, dore uvuze imirimo y'Uwiteka, dore uvuze ibitangaza by'Imana, nawe ugiye kuririmba kuri ari itangiriro ry'umunezero wawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire, wowe ufite umurwayi kwa muganga, uri kumva bitazashoboka ko yakira, ariko ibyananiye abadogiteri, hari Imana yo mu ijuru. Iyo Mana yizere, ni Imana ibasha gukiza, ni Imana ibasha gukuraho uburwayi bwananiye abaganga, bwananiye abana b'abantu. Ijambo ry'Uwiteka rirambwiye ngo ni Imana ibasha kubohora, ikabohora uburwayi, bwa burwayi ubona ko butakira, bwa burwayi ukubona ko butashoboka, kwa kundi basinye yuko atazakira. Ariko ndagira ngo gutangarize yuko Imana ikoze igitangaza. Imana iragusekeje nkuko yasekeje Abrahamu na Sara, baraseka baratembagara. Nawe ugiye guseka muri uyu mwaka, ugiye guseka muri uku kwezi, kuko hari igitangaza Imana ikoze. Nawe ukirebesheje amaso uratangaye, kuko Imana igutangaje. Mwene data, ndagira ngo ngubwire, ongera wiringire Imana, nawe uje gukora ibikomeye. Ongera wizere Imana, naye hari ibyihinduye. Ongera wizere Imana, hari ibyikoze. Ongera wizere Imana, witinya, wikurwa umutima n'ingabo za Ashuri, kuko izo ngabo zikurwanya utazongera kuzibona ukundi. Kuko gukora k'Uwiteka kurukiye ku buzima bwawe, kuko gukora k'Uwiteka kugeze mu rugo rwawe mama, gukora k'Uwiteka kugeze kuri wowe mukobwa. Dore ntuhumura, nawe Imana igukoreye ibikomeye. Yesu nashimwe cyane. Bari bazi ko mu rugo iwanyu hatazasohoka ubukwe, ariko ndagira ngo ngubwire yuko uhesheje ababyeyi icyubahiro. Dore ubukwe burabaye, kuko Uwiteka sansoma. Imana ikubohoye ibyo bagutongereye, ibyo bakwatuyeho, Imana ibitesheje agaciro. Dore ubukwe burabaye, nawe urashimye, ugiye mu rugo nk'abandi. Yesu nashimwe cyane. Imana yibutse Dotayi sansoma, Rezekire revo Dotayi, uko wayikoreye ukazamuka imisozi uri kuyivugira, ukamanuka ibibaya uri kuyivugira. Nawe irakwibutse. Dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, nawe bikugezeho, kubera yuko Imana wayitonyeho, wayigiriyeho umugisha. Yesu nashimwe cyane. Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibahe umugisha. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana mwene data, ndagira ngo dusengane Imana mwene data. Wongere wumve yuko Imana ikugarutseho, wongere wumve yuko bitakundaga bikunze, ibitari bisobanutse bisobanutse, bidafite ishusho bihawe ishusho, kubera ko Uwiteka agarutse ku buzima bwawe. Uwiteka kubohoye ngo komeza ibirori byawe, komeza udepoze. Imana ije kuguha akazi. Yesu nashimwe cyane. Musore genda urambagize, ubukwe bwapfuye inshuro nyinshi, ariko Imana igwaye fiyase, kuko umugozi wari ukuboshye Imana iwukuyeho. Reka dusenga Imana. Uri Uwiteka, Imana y'ubutsinzi, Imana y'icyubahiro, witwa ndi urahambaye. Tayawa ya sansoma Rezekire, rerevo Dotayawa nini sansoma. Mana ngweretse ubwoko bwawe, ngweretse bari ababyeyi, ngweretse bari abagabo, ngweretse bari abakobwa n'abasore, nkuko data wambwiye ngo uje kubabohora. Reka Mana uri mu bitaro, uwo mugozi Mana w'uburwayi bumukoreho, atasanga umuryango we. Reka Mana bafite Detayi sansoma Rezekire, bari kubona ko abantu baba batazajya ku ishuri. Reka utange minerivare, reka ukureho uwo mugozi Satani ariko ushaka kubabohesha. Reka abana bige. Detayi sansoma Zotaya wayareze kirerevo sansoma. Reka Uwiteka bano bapfusha ubukwe, reka Mana uwo mugozi ukureho. Ubukwe Mana bakora ubukwe, bashinga igo nk'abandi, babona ibitangaza byawe Mana, batangire bashime. Reka batangire bagukorere banezerewe. Uwiteka nyiri cyubahiro Mana, abantu banzwe n'abavandimwe, bakora icyatuma abavandimwe babakunda, bakora icyatuma Detayi sansoma ababanze babagarukira, kubera yuko Uwiteka nawe wambwiye yuko igihe ari ikingiki cyo kubohora ubwoko bwawe, ngo bikoreye kwiyubahisha. Uwiteka nyiri cyubahiro, nanjye bato kugirwa neza nawe, bato butabaze no kurengerwa nawe Uwiteka. Reka bashoboze muri byose, ubarwanire mu ntambara bazi nizo batazi. Urakoze urakarama, kiro kibi cyawe n'iteka ryose. Yesu senze nizeye, amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Ushobora kwifuza gusengana nanjye, numero yanjye ni 078 600 719. Ushobora kuganira nanjye tukungurana ibitekerezo, tugasengana, tugashyigikirana. Ni 078 600 719. Iyo niyo nomero yanjye, 078 600 719. Imana bamere umugisha.